Ikintu cya mbere cy'ibintu gucika intege. Iyi ni Marvel Studios. Uyu mugabo muri kubona bamwita Matt Salinga. Niwe mugabo wa mbere wakinnye role ya Captain America. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Ngira ngo noneho muri kubona mu mwaka wa 2011. Uyu mugabo muri kubona bamwita Chris Evans. Niwe wakinnye iyi role. Nimba mwitegereje neza muri kubona itandukaniro rikomeye hagati ya Captain America wo mu mwaka wa 2011 ndetse n'uwo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Uyu ni Nicolas Hammond, ni wa mbere yakinnye filime ya Spider-Man. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Muri kubona ikoranabuhanga bakoreshaga ryari riri hasi cyane. Imyambaro yambaye ntabwo ishamaje muri iki gihe. Ntabwo bamugereranya n'uwo mu mwaka wa 2002 witwa Tobey Maguire. Billy Bixby ni wa mbere agaragaye nka The Hulk kuri televiziyo. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani. Ntabwo bamugereranya n'uyu nguwo mu 2008. Bamwita Edward Norton. Niwe wongeye gukina nka The Hulk. Mavi maze gutera imbere. Ntabwo ari abakarekita bonyine mwabonye muri filimi za Marvel, ahubwo harimo n'abandi benshi. Urugero nka Iron Man, Doctor Strange, Wolverine, Black Widow ndetse n'abandi benshi cyane. Ubu rwego Marvel Studios zigezeho ni imwe mu studio yinjiza amafaranga menshi cyane ku isi. Bitewe na filime yasohoye zirimo nk'iyitwa Avengers Infinity War, Avengers Endgame ndetse n'izindi nyinshi cyane. Izi filimi zose zinjije amafaranga menshi cyane ku isi kandi ziranakundwa, ariko ntabwo ariko byatangiye. Urugendo rwa Marvel ni urugendo rurerure. Urugendo rwayo ni rurerure kandi ntabwo rwarworoshye. Yaba ari abacika intege bari kuba baracitse intege, ubu tukaba tutabazi. Gusa barakomeje barakora, ubu turabazi kandi bari muri bamwe winjiza amafaranga menshi cyane ku isi. Ariko se byagenze gute? Ubundi Marvel yavuye hehe? Amateka yo nta yahe? Ziriya nkuru zose tubona zanditswe ryari? Zanditswe nande? Ubundi Marvel yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda. Ishingwa n'umugabo witwa Martin Goodman. Umugabo wari ufite gahunda yo kwinjiza amafaranga abinyujije mu gucuruza inkuru zishushanyije. Iki gihe ntabwo Marvel yitwaga Marvel, ahubwo yitwaga Timely Comics, ari kampani icuruza inkuru zishushanyije. Muri iki gihe isi yari mu bihe by'intambara, cyane cyane ko n'intambara y'isi ya kabiri yari yegereje. Abantu bumvaga hakaje intwari zihagarika izi ntambara, gusa ntabwo zazihari. Ibi byahaye igitekerezo uyu mugabo, maze atangira guhimba inkuru zirimo abo twita superheroes, abantu bafite imbaraga zidasanzwe bagahagarika intambara ziri mu isi. Ibi byatumye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe abagabo babiri aribo Joe Simon ndetse na Jack Kirby bandika inkuru ya Captain America. Inkuru ivuga ku mwana muto udafite amagara ariko ushaka kujya mu gisirikare cya Amerika kugira ngo agifashe kurwanya abanazi, ariko bikaza kurangira ahinduye umusirikare w'igitangaza, bikozwe n'umuganga umubonamo ubushobozi ndetse n'umutima mwiza. Ababonye filime ya Captain America murabizi ko Amerika biri kurwana n'Abadage, iri kurwana n'abanazi. Ariko igitangaje nuko inkuru bayanditse Amerika itaragira igitekerezo cyo kurwanya intambara y'isi ya kabiri. Bigaragara ko ari cya kintu abanyamerika bavuga ngo ibintu bazakora bikina muri filime. Ntabwo ari umukarakter wenyine banditse, ahubwo banditse n'abandi benshi nka Submariner, The Human Torch, The Fall of Heroes ndetse n'abandi benshi. Ntabwo ari filime bakinaga, ahubwo barabandikaga bakabagurisha nk'inkuru zishushanyije. Nuko byagendaga, ntabwo zari filime, byari ibitabo by'inkuru zishushanyije. Iyi Marvel ariyo yitwaga Timely Comics muri iki gihe yaragiye irakundwa cyane. Gusa intambara ya kabiri y'isi irangiye, abantu ntibongera kuyibonamo, bitewe n'uko yandikaga inkuru zivuga ko intwari zaje guhagarika iyi ntambara kandi ikaba yari yarangiye. Mu gushaka igisubizo, Timely Comics ariyo Marvel yahisemo guhuza inkuru z'abasupahero n'inkuru z'urukundo ndetse n'ubumenyi bwa siyansi. Nuko bazana umwanditsi mushya ariwe Stan Lee, benshi mwamenye cyane ko ariwe wanditse filimi nyinshi mwakunze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe Timely Comics yahinduye izina yiyita Atlas Comics. Gusa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe Stan amaze kuyibera umuyobozi ayihindurira izina ayita Marvel Comics
maze baragenda bandika za nkuru zose mwakunze arizo zikurikira. Mu mwaka w'1932 Stan Lee yanditse inkuru yamamaye cyane ku isi, inkuru ya Spider-Man, inkuru y'umunyeshuri umwe n'igitagangurirwa maze akagira imbaraga nk'izacu, agahinduka agatangira gufasha abantu, akaba intwari y'umujyi. Inkuru yaramamaye cyane, ni Stan Lee yanditse, iri mu buryo bw'inkuru ishushanyije mu mwaka w'1932. Si inkuru gusa Stan Lee yanditse, ahubwo afatikanyije na mugenzi we Jack Kirby banditse izindi nkuru zitandukanye. Inkuru ya The Hulk y'umugabo urakara akabyimba, inkuru ya Thor waraturutse muri Asgard afite imbaraga, ndetse n'izindi nyinshi mwabonye muri filimi za Marvel. Zose ni Stan Lee wazanditse afatikanyije na mugenzi we Jack Kirby. Stan Lee na mugenzi we barakomeje bandika Iron Man, bandika X-Men, bandika Doctor Strange ndetse n'izindi filimi nyinshi. Ni ukuvuga ngo ziriya filimi zose za Marvel mwabonye ntabwo zanditswe mu myaka ya vuba, ahubwo zose zanditswe muri za 60, zandikwa na Stan Lee afatikanyije na mugenzi we Jack Kirby. Ni abagabo b'abahanga cyane. Muri iki gihe cyose izi nkuru Marvel yazigurishaga ziri mu bitabo, yari itaratangira gukora filimi zayo. Ariko se byagenze gute kugira ngo dutangire kubona filimi nka za Spider-Man, The Hulk, Captain America ndetse n'izindi nyinshi? Yego Marvel yaragiye itera imbere kandi igurisha n'ibitabo byinshi, gusa guhera mu mwaka w'1990 yatangiye guhura n'ibihombo bitewe n'ibitabo bimwe na bimwe bitaguzwe ndetse no kunyereza umutungo. Ibi byatumye itangira gutanga uburenganzira kuri studio zimwe na zimwe zikora filimi kugira ngo bakoreshe abakaragita bayo. Urugero nka Spider-Man yatanze uburenganzira kuri Sony kugira ngo ikore filimi ya Spider-Man, ariyo mwabonye guhera mu mwaka w'2000. Ni ukuvuga ngo ziriya filimi za Spider-Man mwabonye zo guhera mu mwaka w'2000 ni filimi zakozwe na Sony ikimara kugura uburenganzira bwo gukoresha Spider-Man kuri Marvel. Ibi byose Marvel yabikoze kugira ngo ibone amafaranga bitewe n'igihombo yahuye nacyo. Igurisha zimwe mu nkuru zayo ku masitudiyo akora filimi. Ntabwo Spider-Man yonyine yagurishije, ahubwo yagurishije na X-Men kuri studio yitwa 20th Century Fox. Kandi nabwo ntabwo ariyo yonyine, ahubwo yagurishije na The Hulk kuri Universal Pictures. Bityo itanga uburenganzira bumwe na bumwe kugira ngo inkuru zayo bazikine mu mafilimi. Nyuma y'uko filimi zisohokeye, Marvel Studios yarabibonye ko zinjije amafaranga menshi, ariko amafaranga ntabwo Marvel Studios zigeze yaryaho bitewe n'uko yagurishije izi filimi. Ikibona ibi bintu yahise ifata umwanzuro wo gutangira kwikorera filimi kugira ngo izajye ijya amafaranga kugira ngo izindi studio arizo ziyarye. Nuko mu mwaka w'2008 Marvel Studios mu ntege nke zayo ikora iyo bwabaga, iragenda iguza amafaranga menshi cyane, ifata riske, ishora muri filimi yitwa Iron Man. Irasohoka kubw'amahirwe, irakundwa cyane ku isi, amafaranga bagujije yaragaruza. Iron Man imaze gusohoka igakundwa cyane, Marvel Studios byaremyemo icyizere cy'uko ishobora gukora filimi kandi igakundwa. Nuko mu mwaka w'2009 sosiyete yitwa Disney igura Marvel biliyoni 4 kugira ngo izajye yishoramo. Disney yabaye umuterankunga wa mbere wa Marvel, bakorana nk'uko amasezerano bitegeka. Ni ukuvuga ngo Marvel yakomeje gukora filimi ku giti cyayo ariko iri munsi ya Disney. Nuko iragenda ikora filimi z'uruhererekane kandi zifite aho zihuriye zitwa MCU, Marvel Cinematic Universe. Izi filimi zirimo Thor, Endgame, Infinity War ndetse n'izindi nyinshi zarakunzwe cyane, zinjiza amafaranga menshi cyane kurenza aho Disney yaguze Marvel, maze ibyungukiramo. Maze Disney ifasha Marvel kongera kwigarurira baba characters yari yagurishije, barimo Spider-Man, X-Men ndetse na The Hulk.